Ako Imana y'amahoro nkomeze kubana nawe, ngira ubuntu nanone bwo kubona utunegamo cyane kino kiganiro ko umwami wa Qatar yanditse kuri Twitter avuga ko u Rwanda rugomba kwishyura amafaranga rwafashe nk'abo babwira ko rugiye kubaka uruganda rwo gutunganya zahabu. Zahabu se gisovu muvandimwe Mako, gisovu kibaye n'ibivuga ngo nta deni na rimwe bagomba kujyana na rimwe na rimwe na rimwe. Imana y'amahoro yatanze igomba kugobotora abanyarwanda, igomba gutabara abanyarwanda, nta deni na rimwe ariko bagomba kujyana. Izo za miliyari na za biliyari na za biliyari baradetse bajya kubaka iyo bashaka bagira bate, ni agatwe k'umunyarwanda. Nta deni bagomba kujyana muvandimwe Mako. Gisovu kibajya bivuga ngo nta deni, na Qatar yateyemo nyine yamaze kubona ko bari batekinitse ngo bakoresha imishyikirano biranga, babonye ko nta garuriro bahita babishyira hanze. Nta deni na rimwe bagomba kujyana. Izo nzu nyine zirakwegereye, izo ziri aho ngaho n'amato n'ibiki byose birabegereye. Muvandimwe Mako mutereyo amatoroshi gusa, komera. Imana y'amahoro imaze kugumisha no gukunda, murakoze. Niba ari abagabo nkunda ndagukunda kabisa, uri umugabo w'intwari, uri umugabo witanga, uri umugabo ufite umwete, uri umugabo uvuga no kubwira abatumva. By'ukuri nkunda gukurikirana ibiganiro byawe, ngakunda ibiganiro bya Padiri n'uriya musaza Twagiramungu naramukundaga, ari ibintu yavugaga, ariko uriya Irere yaguyemo bigatuma abantu batamwiyumvamo cyane. Ariko ubutwari mugaragaza, yaba ari abantu bumva batuzuye, batamaze kuzura kubatwa n'amacakubiri no kwirata n'ibiki, by'ukuri hari hageze ko iriya ngoma yavaho kuri buri ruhare rwa buri muntu. Ikibazo rero nibaza, hari abantu benshi bari mu Burundi, benshi sana kabisa, buri wese arebye uko ubuzima bwo hanze bubabaza n'ukuntu buryana. Nta cyiza cya mbere kibaho nko kuba iwanyu, ukaba iwanyu, ukorora icyo ushaka, ugahinga icyo ushaka, ugacuruza icyo ushaka, ugatembera, ukishyira ukizana, ukavuga utameze nk'aho uri gukebaguza. Nta kintu cya mbere kiza nko kuba iwanyu. Naje gukomeza ngera mu bihugu by'Abarabu bitewe n'abantu bigize ba maneko bari n'izo za Bugarama, bakagendera za Burundi, bakubona ahantu bagera gute, ugasanga wagera mu Rwanda uri gukorwaho itohoza, uvugana nande ugira gute, nza kwizera muri ibi bihugu by'Abarabu. Ariko hari ikintu kinyobera mu mutwe wanjye, ese abanyarwanda aho bageze aha ntabwo bashobora, ni igiki kibatera kwifata ku buryo batakwigobotora iyi ngoma mpotozi? Aba bantu baraje bakajya bajya mu mirima y'abantu, buriha hose hareho iwacu ngo bahunze 59, imirima yose barayifata. Abantu baraje, wari ufite igiti cya avoka kiruma, wari ufite insina urutoki ruracika, icyayi kiruma, igiti ikinini twahingaga ikawa zose ziruma. N'ahantu heraga cyane hari ahantu mu Kizura heraga imyumbati bihagije, ariko ubu wapi. Abantu barareba, abantu bazana agasuzuguro, nta kintu cya mbere naga k'agasuzuguro. Barasuzugura, barirata, bigira beza, bigira gusiza ibihe, ariko mu mutwe wareba wuzuyemo iki? Ubugome. Umuntu w'umuvandimwe muvukana ugasanga akubwira ngo uvuge iki kintu kivuge. Ese tuzabaho gutya kugera ryari? Ese wowe uvugana na Padiri, Padiri ndamuzi ku Muyange ku Kiliziya, wowe muvugana ku
kuki padiri atakwigora agashinga igisirikare? Ese niba iki gisirikare kuko niba kiriho, niba ari umuntu ufite ubufasha bwo gufasha, abinyuza he? Ko n'umuntu yagurisha n'inkoko ye akayitanga ariko agafasha abo bantu, tukareba icyo twakora. Ese mwe muvugana padiri nta buryo yo kwifashisha n'abaturanyi b'abaperezida duturanye cyangwa ibyo bihugu byose by'amahanga, agakomanga hose hose, bazi hakaboneka n'igihugu abantu bakwitorezamo? Kuko ndebye imikorere ya bariya bantu ntaho turi kujya. Igihugu cyajemo abantu birirwaga inyuma y'inka za Masisi za Rucuro nari mazi, hari abantu bacu bari bashatseyo, abashumba bose birirwaga inyuma ye, nibo baje ngo turi ba depite, turi ba dogiteri, ngo turi biki, turi ba meya, nta n'ikintu batarigeze bayobora n'akagari, baje batuyoboye buhumye kugera uyu munsi. Ese wowe rero usigaye uvuga abantu bakumva, mbona wakwibanda cyane ku rubyiruko, urubyiruko ukarwibandaho cyane. Reba amateka ya Burkina Faso, uriya mwana w'umuhungu wahagurutse ati kama mbaye, ntabwo igihugu cyaguma kuguma gitobanguku bikananga ubuzima bwanjye, mpindura ibintu byose, agakingizo tukavemo. Nuko umwana w'umuhungu arahaguruka aritanga, ibintu abishyize ku musitari, abafaransa batangiye kuvuza induru. Ese uru rubyiruko rurimo kwiga rukarangiza. Mfite umwana w'umukobwa yarangije segonderi mu minsi iheze, ageze ngo musabire akazi kuri hoteli, avuganye na bosi we, ijambo azi ni good morning, nta rindi rirengaho. Ni ivugire wenyine ukoresheje icyongereza, ntabyo azi. Ese amafaranga yose natanze wigiraga iki? Mfite uwundi nawe ari mu ishuri, ndamuganiriza nkamubaza ibi n'ibi ngasanga ni mu gicuku, nta kintu na kimwe azi. Ese uru rubyiruko rwize izo universitari, uru rubyiruko rungana kuriya mu gihugu, rudashobora guhumuka ngo rugire komunikasiyo, ikintu n'ijambo bahuriraho bakamenyana ubwabo, nka kuri FPR yajyaga iza ikadodora aha, umuntu akaba afite akagitanse yishyiraho umusanzu ariko umuturanyi atabizi. Uru rubyiruko rushobora guhumuka gute basi rukava inyuma y'aba basaza bagumya babeshya politike, bavuga gusa nta bikorwa? Uru rubyiruko mwarujijura gute rukareba kure? Aba bantu batuyoboye buri wese afite umuryango, abana be, iyo miryango yabo yose barayifite, iri hirya no hino mu mahanga, mu bihugu byose bitandukanye. Ibyo biba byose bakabashyikiriza, bakaza kuvugira abo baje bose basibarenga. Ese bazabikunda gute mu gihe bo bareba abana babo bose hariya? Buriya nk'umukuru w'igihugu, bariya abana be babiri babishurwa agashinyagura akabona imirambo yabo hariya, ntabwo yahita agira ubwenge? Aba bana babo aho bari kumwe bo mubagira inama kujya babagirira ikibi, aho bageze hose bakabaha induru cyangwa nabo bakabaha isumo bakabica, ntabwo bagarura umutima bakabona ko kwica ari ikibi. Uriya mwana w'umuhungu Kizito wapfuye yigisha urukundo, uyu muhungu ejo bundi uriya mugabo ese kuriya, urubyiruko rurareba gutya? Uriya muhungu turangana mu myaka by'ukuri, mu ntambara twari batoya twabibonaga uko, ariko ibintu bamugeretsaho urubyiruko rurebera. Ese nkawe uri muri uru rubyiruko, ni igiki wowe wafasha uru rubyiruko rugahumuka amaso, rukumvishwa ko abo bayoboye bose bafite imiryango yabo nta n'ikibazo bafite, bakishyira hamwe bakiforoma, mugashyiraho umurongo w'urwo rubyiruko rwose rwajya kwiforoma
bakaza bagahangana n'ubwiye akagenda agasiga ariko bakakugotora abantu umuntu akongera akishyira akizana. Ubu ntabwo ubona ko tugeze, birambabaza sana, birambabaza ariko nta kintu kinyishe umutima uriya mwana w'umuhungu ejobundi bishe wavugiraga umuntu uwo ari wese, ntareba agahinda cy'umarimo, urebe karasira kagira ababyeyi, ariko abafite ababyeyi, abafite abana babo bo baburi kimwe kimwe nibo bari gusubira inyuma bakajya gushinyagura bariya bose banahekuwe. Nimukore ibishoboka byose mubashe kujijura uru rubyiruko, mubereke mukabo bose bakanamije imiryango yabo bayicayemo, bararya bakanywa ntibaziza, baje basahura ibintu byose, none aho bakomangaga barabazibiriye ngo dusubiye yo turigendeye ngo turatahutse. Mutahutse ibyo mwaje munyaga murabimaze, none ngo bashaka ngo batahe basubiraho aho abandi bamaze kukuzuza basubireyo. Murabona kuko mbabarije kukubwira nuko usigaye uvuga bikumvikana, twebwe abenshi ntaho twavugira bitewe n'uriya miryango y'abana dufite bakiri magira gihugu. Rero urakoze kuko banabonye nomero zawe, ikintu gusa nshaka kugusaba, niba hari foromasiyo zihari kuko ese by'ukuri yewe ikintu kincanga mu mutwe nibaza n'undi wese ibibazo ntabwo tuganira ko ufite abantu benshi sana bari hariya mu Burundi, buri wese by'ukuri kuba mu Burundi izina ngo umunyarwanda munyarwanda munyarwanda, abakongomani bahabaye neza gusumba twebwe abanyarwanda, gatoya kabaye ile nyumba ni ya munyarwanda, ile nyumba ni ya munyarwanda, twese dufite igikomere cyo kuba twajya gutura iwacu, ariko se by'ukuri kakangu kweli FDLR yupo wala hakuna? Eske kama FDLR yupo, mbona najuisha kwana na nani na popula na wajeni wengi, padiri akora iki kugira ngo abashe gukangurira ruriya rubyiruko rwose ruri hirya no hino, abagira iyihe nama yo kugira ngo babashe kwiyoruganiza? Ufite icyo afite cyose natwe dutange nk'uko FPR yabigenjeje, tunabikangurira inshuti zacu, tubikangurire n'abacu, buri wese yabwira icyo akora. Ese bitoreza, bafite aho bitoreza kuko barahari? Ibyo bintu biracangacanza abantu mu mutwe, urabura aho ufata ukabura aho werekera. Ese ufite ubufasha we yabuheshyikiriza by'ukuri? kuko icyo nagusaba ni uko kangurira cyane urubyiruko, abajene aho bari hose babone ko nta kintu cyiza, nta fiyeri ya mbere kuko uri mu gihugu cyawe. Urakoze cyane, urakoze cyane. Mwabyumvise rero, mwabyumvise, ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Twari turi mu buhinga bw'ibyuma nyine tuganira n'umuvandimwe, reka mubwire ko igitekerezo cye kigomba kugera kuri abo bo muri FRN, kikagera kuri padiri, kikagera muri FDLR, ngo abantu bakora iki, bakora iki, abo basore banyu bari hehe? Reka rero mbareke, tuzongera ubwo naho ubutaha. Ibi ni ibitekerezo by'abakunzi ba Mako. Bye.